none se wayige buretse gatoya kuki umugabo ashaka umugore umwe kandi aba yamahura n'abakobwa benshi cyane ariko agapikinga mu mwaka avuga ati uyu nguyu niwe tugomba kubana biterwa n'iki uyu mugabo yabaza baza ko biremereye mwa ufite ubushobozi nyine ku buryo urabona nka Gayeri ibi ntakora nyine biba birenza tu Gayeri uhe Coach Gayeri twe ufite nk'ibiceri biri ku rwego rwa Coach Gayeri ariko muri sinema nyarwanda hari ikintu ushaka guhinduramo Coach Gayeri kabisa urumva wahindura iki we muri sinema nyarwanda Yes, turasuje kandi twifurije kugubwa neza mwebwe mwahisemo gukora subscribe kuri Mama wa Pampe TV show. Ngiye umva kuri mikoro ni Marinette. Uyu munsi ndi kumwe n'umuhungu mukuru. Umuhungu mukuru turakwakire kuri Mama wa Pampe TV show. Mama wa Pampe TV show. Umeze neza ariko. Man, fresh kabisa narebe. Watangira wibwira abantu bakurikiye Mama wa Pampe TV show. Amazina yanjye abanyita wayigenge to the floor. Wayigenge to the floor. Kubitemo neza. Nabanyita wayigenge mwa. Kubita mu kantu kawe ariko. Ntabwo nakabasha no twikomereze ngo kiri gute se Marinette mayigi. Umeze neza urashima Imana se. Ya man. Umeze neza. Uyu munsi rero nagiriwe umugisha wo kwakira umuntu ukomeye. Ni umuntu ukomeye, umuntu w'agaciro. Umusore wakoze ibigwi muri sinema nyarwanda ntatinya kubivuga kandi ibikorwa birivugira. Tukoze mu mafilime menshi, mu makomedi menshi, ariko hari ikintu ushaka kuganiriza muri urwo rugendo rwawe. Reka tudatinze twinjira mu kiganiro. Wayigenge ni umukinnyi w'amafilime nyarwanda nk'uko mubizi. Reka turebe Wayigenge. Ese Wayigenge ujya kwinjira muri filime nyarwanda byaje gute? Ujya kwinjira muri filime nyarwanda? Yego. Byaje gute? Okay. So bisaba gutinyuka nyine tu. Nabyiyumvagamo nyine kabisa ngirirwa uburo n'Imana nyine mbona aya mahirwe ariko ko mbona ukuntu njye nkubona atari kumeze uyu munsi gute oya ubwo batinye abantu oya ntabwo guturajya mvuge gute se ngira vuba y'ubuzadanje ariko byazaze rata ngiye mba nimereye rata muri life yanjye isanzwe tu urumva Marine ngirirwa uburo n'Imana nyine ako kantu birangira nyine nanjye mbonye nyine ibintu nk'ibyo ngibyo yego abantu bakumenye muri filime nyinshi ndetse duhereye kuri Afrimax hacagaho Nyaxo comedy ndakeka hacagaho Nyaxo comedy agacaho Regis comedy Zaba comedy reka twinjiremo abantu izo filime zose wazicagamo yajyagacamo tu wowe kuvuga ngo wagiriwe amahirwe ariko se kugira ngo uhure n'abo bantu byageze gute mwari musanzwe muziranye cyangwa warabaprocinze barakwakira umva bigeze kuza gusetinga ahantu nakwita ko ari nko muri location wenda nari ndimo tabyitegereza nanjye numva ndabikunze ubwo nyine urumva abantu kandi abantu buriya abantu barahura buriya wowe Marinette ushobora kuba uri hano wenda hano muri Kigali kabuhuye n'umuntu w'Rusizi urumva ko bari mu rugendo runini cyane kabuhuye n'umuntu w'Ibugande kabuhuye n'umuntu muri Canada bare nyine isi n'umudugudu man so rero kuba wahuza n'umuntu utuyaje muri location zawe ni kimwe no kuba mwanagana no kuri projet nabyo ni ikindi ni muri ubwo buryo nabwo to twaje muri location ari ndimo birangira duhuye turamenyana mu bushuti nyine twinshuti bigeza birenga aho ngaho bigeza no ko twanakorana nyine to yego reka turebe Wayigenge ukina filime na Wayigenge utarinjira muri filime. Ese mbere yuko winjira muri filime wari umuntu umeze ute? Du ishusho y'umuntu wari Wayigenge ariko atarajya muri filime. Wayigenge atarajya muri filime ubu ni mbere yuko ujya muri filime witwaga Wayigenge cyangwa oya reka banze nka Prince nitwa Prince ngewe amazina ya mbere meza ku isi turatsinze Prince niko niyitwa niyo mazina ya mbere meza ku isi turatsinze Prince
Ishusho rero ya turatsinze Prince rero ni umuntu nyine abantu uri kuru byatari nyine ni umuntu wese bahuza nta muntu nyine shakireka nyine utabishoboye ariko ntekereza ko abantu benshi nyine turahuza umuntu umeze ukunda abantu ni umuntu ukunda gusenga ni umuntu nyine nawe urabizi ni umuntu uri hambo ku man yes turacyari kumwe na wayigenge rero reka twikomereze rero wayigenge turatsinze Prince ahindutse turatsinze Prince amazina ya mbere meza ku isi aje guhindukamo rero umuntu wese ariko rero ko nasaze bari joke nyine bagira ngo ndakwitera story kabisa urumva turatsinze Prince ahindutsemo umuntu bita wayigenge tandukanya noneho turatsinze Prince na wayigenge bazimo bwa buntu y'amafilme y'ibirara afite character z'ibirara ukuntu ariko bimeze birari act biriya bitandukanye nari life umuntu ababayemo so ubuse we ntukina filime hari role baguha wakina role uri pasteur wakina role habo nk'ibyo uvuze nyine role bakubwiye ngo ukine kuri tele bari ko babonye nyine wanabibasha sometime niko ntekereza ariko nk'umuntu nyine umaze igihe kinini akina filime ntekereza ko nta role baguhereza utayibasha reka turebe kuri izina wayigenge ese izina wayigenge ni iki ryongereye mu buzima bwawe ni iki ryaba ryarakuye mu buzima bwawe so izina wayigenge urumva ibyo nahoze nkubwira man isi byonyine no kumenya byonyine reka mbanza nkubwize ukuri buriya marine buriya ku munsi uzajya ubona nko ku nshuti zawe ufite ukabona hiyongereho niyo yaba inshuti imwe buriya bari ibintu byiza cyane sibyo ko njya mbona hari inshuti ziza zije kunsenya zigusenyera n'izo inshuti bazishimira Imana zigusenyera iki se hari inshuti urumva ntago nyine kuko ino si tubamo harimo ababi n'abeza yego so rero ariko ntekereza yuko ntekereza ko yongutse abantu muri life nyine baroze ko wari umugisha se buriya yego bari umugisha bari umugisha so rero inshuti mbese umuntu inshuti ni nziza ifite inshuti mani cyangwa n'abantu wenda inshuti nyine nizo wenda niyo femu muri ubwo buryo nyine ndi kugusobanurira urumva nyine Bryce naribi nungutse inshuti kandi inshuti n'umugisha reka turebe noneho wayigenge ntitaye ku byo bakora ariko inshuti bira n'umugisha man yego reka turebe wayigenge noneho usohotse muri filime uvuye mu gukina filime uje mu buzima busanzwe ese bitewe n'izina ufite cyangwa se na character ukina abantu bagufata gute muri society fresh tunawasa gute duwe urugero nyine rw'ukuntu bagufata bamfata neza se ko ntari umuntu mubi se ubundi baba banyangiriye oye impamvu ngo bajije umuntu yakwangira iki impamvu ngo bajije umuntu yakwangira iki ubwo se ubundi umuntu wakwanga wayigenge yamwangira iki oye reka mbwira nyine yamwangira iki wowe uri kubifata nkaho byoroshye character ukina irakomeye gute ituma nyine abantu bakumishuningamo ibintu byinshi eske ushobora kuba unywa inzoga ntuzana ibindi ushobora kuba unywa n'ibindi bintu ntabyo rero hari umuntu waciheje budabase wayigenge ko mukinana wayigenge bura nta kana ajya afata kamuha ziriya vibe wapi ni umunezero witeka Imana Isiraheli tu none akantu kaba gasekeje tekereza umuntu ubutafashe ibintu bya bindi bavuga abasore b'iki gihe n'abakobwa ngo ngatikoze atikoza ntago bise se ibintu ngo byo kwikora gute reka mbade mandaze bamugabo izina ry'Imana rero ngakabona ngo inkwavu ngo ziri kwinywera isosi nibyo nyine naza nkubwira kubona inkwavu ziri kunywa isosi just ibyo ngibyo ni comedy nyine tu urumva niyo ugiye kuri kamera bakabwira ati ni comedy ukreya comedy nyine kugira ngo nawe n'umuntu bashe kuba yareba iyo comedy abone kuri true so rero nyine tu
erega kuba wakina role ntabwo bivuze ngo ni uko nguko umuntu atakumentioninga avuga ati ngo nikomeze oya ntabwo ariko bimeze hari tuba turi mu kazi kandi biduha n'umugati nta n'iribi sibyo ya ndumva rero ko umuntu yakina ariko ntaba ariko meze mu buzima busanzwe no problem nta kintu bitwaye nta kibazo gusa noneho rero reka twinjire muri filime twinjire muri filime tugenda tuganire muri filime filime ubundi wowe watangiye mu mwaka wa ryari kuko uri mu bantu nabonye kera cyane bakina filime yewe ntaratekereza n'ibi bintu byo kuza muri filime se kubikabiriza cyane natangiye cyane se buriya we nkiri nko kwibera nabyadanje Nuraryo 2024 se bera natangiye nakangaye da se bera na 20 buriya da 20 ya 20 gutyo twinjira na 21 gutyo yego 2021 21 gutyo ya surumva ari imyaka myinshi cyane we neje mu gitondo nukuvuga ngo none se watangiye ukina mu yihe filime nyine uvuga nyine ni kuri Afrimax nyine n'umundi tu watangire kuri Afrimax nimba atari ibanga tubwire ngo iyi filime ya mbere niyo nakinanye na Kanaga filime ya mbere shaka twakinnye ibintu byinshi sibo namenya filime wakinnye umunsi wa mbere ujya muri filime ese ntago wayibagirwa filime ya mbere nakinnye hako nakinnye nyine mu ndi of course nakinnye kuri Afrimax wari uri kumwe nandi ndi kumwe na Nyaxo na Regis iyo rore yavugaga iki nazaba ndi kumwe na wore yavugaga iki urumva iyo rore ukuntu yari imeze iyo rore ukuntu yari imeze rero ariko rore yari imeze gute ubwonko bwanyu bukije neza ukuntu yari imeze mbariza ubwonko bwanyu ubwonko bwa wayigenge ya rore yari imeze gute koko si rore yari imeze gute mara yanjye rore yari imeze gute medita fresh rore nakinnye kuri Afrimax ya mbere ariko rore nakinnye kuri Afrimax ya mbere rore nakinnye kuri Afrimax ya mbere urumva niyo nakinnye ngewe na Nyaxo na Patino na Regis oya na Aisha ibyo da na Aisha mane njya gusabira Patino muri bwa bukwe bw'ikirara oya najya gusabira Patino umugeni nditekereza nibyo niko nyine ndi gutekereza nyine kubera ko twakinnye ibintu byinshi cyane ntabwo ukibyibuka ibintu wagiye ukina byose yego turagiye tuva kuri Afrimax tujya kwa Nyaxo tuva kwa Nyaxo tugera kwa Killaman twakinaga Killaman na Killaman aravuga ati jewe maze gukura nanjye reka nshinga ibintu byanjye kandi nubwo nshinze ibintu byanjye wayigenge arashoboye ntabwo agomba kujya kure yanjye kabisa ubifata gute kuba wowe waravuye kuri Afrimax udafite channel yawe Nyaxo akahita gukinisha muri filime yiwe itakiri kuri Afrimax ukava kwa Nyaxo Killaman nawe mwakoranye kuri Afrimax agashinga channel yawe agahita gukoresha we ibyo bintu bifata gute ntagahari bijye bigutera agahari gute agahari ko kubona abantu mwakoranye bari kugukoresha wowe bankoresha gute bagukoresha muri projet zabo mba ariko nabivuga ndetse mfite projet zanjye ariko we ntago bakoresha gute oya niko nta byadanje ariko ntanjye mfite projet zanjye kandi nekereza ko step by step ya man bigenda biza ya step by step ariko nta ntekereza ko ngize nyine nuko ntagikora cyane ariko ngenda nanjye mfite projet zanjye ariko nta bantu banjye Nyaxo ndamukunda Killaman ari naho nkunda ari naho n'abantu benshi basigaye bambana cyane muri no minsi ariko maze iminsi utakinana maze iminsi twagaragaza nari maze iminsi ndi mu kazi ariko ntareho ngo then zambaka bo wagarutse man reka noneho turebe abakinnyi ba kera ba filime twajyaga dukunda cyane bari abanzovu ba Nyagahene bose twarababonye ejo bundi Killaman ari kubafashana nde bose ngize kuganiraho n'umwe muri bo ariko we yambwiye ko kera amafaranga yari ariho ariko ari makeya
ari makeya kandi nawe urumva umazemo imyaka hafi 4 ukina sinema ese wowe amafaranga arimo harimo cyangwa no kwishimisha gusa harimo tu harimo make ariko harimo kabisa harimo kabisa umuntu ushaka gushora amafaranga ashore muri sinema nashore muri sinema shora muri sinema ntihazaguca intege sinema imeze neza kabisa irimo amafaranga of course ntago nabeshya mana ku muntu uba ufite unese afite ibintu byiza abantu baba bakabiterera amashoti ntago byashoboka abantu barabiri ufite content nziza yihereza abanyarwanda bahereza ishusho ryiza ubukina ibintu by'umuco urumva byubaka content kabisa urumva byubaka niki cyatuma se abantu batereye ibintu byabo nose watekera abantu ibiryo byiza bakabiciragura ngo banze kubirya ntago bakanga kurya kandi bari n'inzara urumva ni nko guhereza umuntu ibiryo yarashonje so rero buriya kuri screen nabwo uri abantu bategereje ibintu byiza bifite quality kayibona kabisa akavuga ati good ibintu murakina ni fresh kabisa kandi binubaka nyine to kandi ntekereza ko ari ibintu tuba dukina binubaka to hari benshi nyine tu bashaka gukuramo inyigisho ko ntabwo dukina ibintu nyine bitubaka wapi dukina ibyubaka uburyo umuntu yabireba akavuga ati ngewe uyu muntu yavuye ahangaha ariko abicishije muri filime nanjye ngomba kubigenza gutya ubuzima busanzwe bigahita bigenda nk'uko byagenze muri filime icyo kintu kiba ari ikintu cyiza kuba mwakora content iri bwigisha abantu ikaba yabahindura ubuzima biba ari byiza cyane kurumva content nyine na content umuntu abakina abakoresha urumva n'abana baba bari kuri n'abana ashobora gufata telefone ya papa we cyangwa afata mama wiwe kareba kandi bigira icyo bimuhungabanyaho ibintu nk'ibyo ngibyo ndumva nta kibazo tu biba bimeze neza ari fresh kabisa wese wayigeye tureje bundi rero nagiye kumva numva ati wayigenge nubwo atari kugaragara kwa Killaman akaba ari busy wayigenge ari muri projet ikomeye cyane wayigenge uri muri projet y'ubukwe ugiye gushyingirwa ngo vuba cyane ugiye gusura save the date ngibyo yanda bikubwiye mane marine umuntu wabimbwiye ngo niyo mpamvu utari kugaragara ngo inzu uri gukora amasuku neza ngo ubundi umugeni atahe uwo muntu yari bikubwiye neza cyane niyo mpamvu nanjye mbabaza ati reka nkacishe mari ko wayigenge nako byari sawa wanza afite inzozi nziza ntago ariko bire ariko bayide uwo muntu ndanamushimiye tu buri muntu abashaka kuzagira ahantu heza hisumbuye ko ho yarari hazo ubundi wayigenge wenda ngize n'amahirwe ndakubona kuri kamera bazi iki kibazo ubundi ugira umukunzi ari umuntu wadakunda se ntago ari ibyo nshatse kuvuga erega umukunzi hano mu muhanda wahagira ukabona umuntu bitewe n'ibintu akora kabate cyakora ko nawe ko kigiye naba ndi nyamwigendaho icyo nashatse kuvuga ndi nyamwigenda nta muntu ukiri umuntu adakunda ntago bishoboka yego ntago njya mu ba baby njya mu ba sister nta nyambijyamo cyane ntago mbajyamo so ariko ndavuga nyine umuntu nashatse kuvuga ukunda nguyu uwo muntu narimvuze ku buryo mwashinga n'urugo uwo muntu naba hari nzabamenyesha nzabamenyesha marine ni bya bindi by'abasari bose nta musari ndabona ngo bamukize hariya ndavuga ngo ufite umukunzi mu mugishakisha reka nkusubira gusubiza gute reka tubihanga amaso tegereza twihanganye sibyo wenda bizaba ari iminsi iri imbere biramuka bikunze Uwiteka Imana Isirayeli kidutije ubuzima kuko ndabizi Imana idupangira byiza birushijeho cyane kuruta uko twebwe abantu twakwigira inama yo kuba Imana nyene yadukorera ibyiza kurushaho cyane Imana idushakira ibyiza cyane kandi izi ni ibyo dukeneye tutarabasha no kubivugayo izi ni ibyo dukeneye izi ni ibyo dusabwa amen yamana ariko ubundi reka mbwira hari rore nshaka kuzakina umunsi rore imeze gute rore yivuga butumwa shanse njye kina se mana we urabyibagiwe ko nyenye kare buriya bagucishijemo ntago nshaka kuriya bacishimo gute uretse wumve ndashaka ufate basi nk'iminota nka 15 ya wenyine uri mwivuga butumwa uri akubundi ngenda nakijwe mana biri seriye
urakishe biriseri ni ukuri pe usengera kuri itorero insengera restoration church nagira ngo uri kuri oya ariko nta nubwo kuvuga ngo kujya gusengera ngo mu rusengero gutya ngo byukije ngewe mba numva ngenda umukristo man ndi umukristo kabisa kandi mpamya nashidikanya yuko ibintu mvuze ntibeshye tu umukristo nyine tu ndagerageza kandi nkunda n'Imana man muri seriye tu buriya hari uburyo Imana igiye ikora utuntu twayo igaca nko mu badirector nka kuriya bakavuga ngo reka wayigenge ngo tumuhe ngabe ngo umuvuga butumwa batazi ko ari Imana yaciye muri wa mu director urumva ngabi ikabimunyuzamo akavuga ati wayigenge ndashaka ko umuha role yivuga butumwa kugira ngo ba bantu babonaga ukina za role zimwe za mbere bahita bavuga ati wa muntu koko uzi ko umuntu ahinduka ako se undi narabananiye kugira bavuge ngo ndaheba ntabwo umuntu arahinduka no kuvuga ngo ko nta muntu nyine role ubukina kuko ubona uri kuvuga ijambo ry'Imana ariko man ndumukristo biri serious man ko nyine ubuzima mbayemo n'ibintu nyina muri filime ni ibintu bitandukanye cyane birenze abanzi bo baranze uburyo nyine ubuvuga ibintu hari uburyo rero turi mu kazi rega rero ntazagira umuntu uzanyangira ko wenda ko rore nakinnye oya ntago ariko bimeze rero turimo turakina hari uvugamo ibintu by'Imana ariko biri serious nyine uba ufitemo akantu kukumva ko Imana irimo neza kabisa oya Imana biri serious nkunda Imana cyane kandi undi se sereka abantu tubana mu buzima busanzwe niyo bakubwira ati Prince ameze gute Prince ni ngiyewe nyine tu Prince ni umuntu utandukanye na wayigenge mu muzi muri filime wayigenge niryo muzi hakaba n'uwitwa turatsinze Prince none ari ngiyewe noneho ngiyewe wowe wicaye kuri kamera ngiye wicaye imbere ya kamera n'abantu babiri batandukanye mu birebe hano ntabwo ari wayigenge uhari uyu nguyu uhari ntabwo ari wayigenge uhari uyu nguyu wicaye ahangaha turatsinze Prince amazina meza kabisa nk'ayo ngayo niyo muri kuganira so rero wayigenge na Prince harimo ni ibintu bitandukanye wayigenge uwo muri filime hari ibintu bari kwigisha yani act nyine ziriya zigisha uwo muri buzima busanzwe Prince nawe akagira ukuntu abayeho twigarukire rero muri bwa buzima bwa filime ndapfuye mu nsengero turaza gusengera mu nsengero wenda umaze iminsi utaza muri team ariko byanze bikunze amakuru uyafite amakuru uyabonera kugira ako team gute ejo bundi n'imara ariko ariko ko namaze iminsi yamaze iminsi nahari neza ariko ubu nahagarutse tu uhagarutse ndakeka amakuru rero warayamenye amakuru bwo kwishye amakuru ejo bundi nanjye ndimo ntambuka gutyo kumva ngo supervisor ko Killaman nyimpaya ko yasezeye supervisor yego supervisor supervisor ni gitumye asezeye supervisor yarasezeye ntabwo wigeze ubimenya se reka da nawe buryo udahari koko ntabwo ari maze iminsi mpari neza ariko ubudeni supervisor yarasezeye ntabwo wowe wigeze ubimenya ari we Stone Stone gutuvugana yarasezeye okay ubwo ndabimenya ntabyo narinzi ntabyo narinze cyakora mise mbona ko ahantu nose mbona ko wayigenge atandukanye na Prince baratandukanye cyane wayigenge na Prince baratandukanye kubera ubibonye gute nyine reka fora ubitekereje gute ukuntu mbitekereje hari uburyo nyine wayigenge njya mubazamo ikibazo ntibimusabe gutekereza cyane agahita nsubiza nyine kiri hafi aho ngaho direct umva ariko Prince ni direct ujye gusubiza akashishoza umuntu nta kibazo kirimo kuba supervisor yarasezeye nagira ngo ubimenye ejo buri numva uhamagawe n'undi muntu ngo ejo n'ishuti bitazagutungura hakuno kwe nabyo narenze maye by the way no kwe nabyo narenze ntabwo wari ubizi ariko aho amakuru nyafatiye nyafatiye kwa hehe kwa pampa
tugira ibintu bigezweho mama wa street rero tuba dufite ibintu bimeze fresh ari bari ni muntu wanjye byatari ase ubundi ninde muntu tudahuza buri abanzi bose man ninde muntu tudahuza waba mubi waba mwiza umuntu reka baza mubwira waba mubi waba mwiza wayigenge reka nkoresha izina Prince waba mubi waba mwiza Prince nta muntu badahuza ntago bibaho ko Prince bananirana ya ngiye man inzi guhuza n'abantu to yego ajya no korana gutwara reka tujye mu buzima busanzwe rero wayigenge ubundi wayigenge wowe ukunda iki nka wayigenge nyine nk'umuntu muhuye ukunda iki mbere wanga iki ikintu cya mbere nkunda se ubujyanye n'iki byose nyine mu bintu byose kuko hari ahantu ushobora kuba mu gihe ni abenshi usanga bikundira imipira amafilime iki bintu nk'ibyo wowe ubarizwa hehe muri aho ngaho reka dufate mu mipira n'amafilime cyane muzika kuko nabonye uri n'umuhanzi ufite indirimbo indirimbo se ko ntabwo numva ikintu ushaka kuvuga ngewe ndi kukubaza reba nyine urabona muri sosiyete tubayemo hari umuntu bavuga ati uyu muntu yihereye iki ngiki uyu muntu akunda umupira cyane birenze uyu nguyu akunda filime birenze uyu akunda muzika birenze ese wowe aho ngaho ubarizwa hehe ariko ngiye nkunda umupira buriya tu mu bintu nyine ngiye nkunda umupira tu ukunda umupira fani ekipe Liverpool fani Liverpool umuzamu wa Liverpool ninde Alisson Becker yanjye ntabwo nabayoberwa mbwira umutoza wa Liverpool uyu mutoza wa Liverpool yitwa Arne Slot urabeshya Arne Slot baramwirukanye birukanye nta muntu bigeze biruka muri Liverpool ahubwo Jurgen Klopp niwe wasezeye ko bya bintu amakuru mbanyafite ubu yafite kugiye ubose murabona ikipe yanyu izatwara igikombe Liverpool umva nayivuganira ngaho bari kuri kamera ngaho ni mu butubwire murabona Liverpool itazatwara igikombe ni ikipe sara mu Bwongereza ubona nyine yahagarara imbere ya Liverpool nyine Liverpool ikipe y'ibigwi Arsenal ikipe y'ibigwi we never look alone wamwumvise rero wayigenge no ku ikipe yiwe yahakwica na filime gusa Liverpool man kabisa ibintu ni fresh kabisa ese wayigenge nabonye warakoze indirimbo kandi tuyivugaho gatoya indirimbo wakoze ubundi kira gitekerezo cyo gukora iriya ndirimbo cyatutse indirimbo nakoze byahereye muri comedy nyine hazamo karaka boro ngo wayigenge to the floor n'ibiki cyaya nago mfite vibe za dance urumva n'ibiki n'abantu babona ni keza bakajya bagakoramo challenge byatari nanjye ubwo nyine urumva ite niyongoza ndavuga ati aka kakani keza ubwo ngubwo tubishyize mu bikorwa turayiririmba turarikodinga njye na Aisha na Ngaru ni na keza nari karirimbo kabisa dukubitiremo akavasi kawe twumva dukubitiremo akavasi kawe wambare nkazakubita ubutazi dukubitiremo ako muhanzi marine babarira ahubwo bagende bayisacinge ntago wancika kubitemo akavasi kawe byibura no shaka kubitemo amasegonda ariko gashyiremo babara rwose marine wambare kwintu cyo kuririmba ko bizi ko ari umuhanzi ntabwo uri umuhanzi kandi ufite indirimbo ni ukwiyongoza ntabwo nagiye kugira ngo nyisore ngo ndashaka kuzakora amafaranga ndashaka kuza n'ubundi yongoza turebe nabikoze nyine mu buryo just byo kwishimisha atari uvuga ngo ndagenda ngo mbikure amafaranga ngo ngire iki matane hagira iki oya bikoze mu buryo bwongewe mane nkora ikintu umutima wanjye wishimiye ntago wakoze iriya ndirimbo mu buryo bwo kugira ngo ngiye ngo nyishongo ngo tuyishoremo ngo twunguke oya byo kwishimisha iyo ndirimbo ubu ngubu wayishaka yayisanga he yayisanga kuri Ngaru comedy kuko urumva iki gihe yagiyeho njye ntarafungura platform yanjye nicyo kintu cyabiteye dushyira kuri Ngaru comedy ariko ya wayigenge urumva wayigenge to the floor to the west to the strong street power kandi ko bagakubise mukagenda wakamenya wayigenge to the floor to the west to the strong street power
wayigenge to the west the flow ari kare kantu kakumye abantu benshi kirimo abantu ni keza kabisa for sure wayigenge rero buri yuko byagenda kose kugira ngo umuntu agire ahantu ava agire n'ahagera inshuro nyinshi tugira urwego twuriraho cyangwa se amayisikariye se wowe twabifata ninde kiraro cyawe cyo muri sinema kugira ngo hari ahantu wavuye nawe wageze ikiraro ndavuga wa muntu wari ugufasha akaboko ufasha akaboko yego ugufasha tagace cyazo baje ko kiremereye ndi kuvuga nyine kugira ngo umuntu agire ahantu ava agire n'ahagere hari umuntu bimufashamo iyo atabaye ari umuntu uhasoringa wowe warahasorinze cyangwa hari umuntu wagufashijemo kugira ngo nawe wamamare warasenze buri kisi warasenze buri ki wowe warasenze byose bicamo ese reka mbanze nkubaze mu butunzi bw'hano mu isi bwose urumva ari kumva se ndimo ndumva mbuteze amatwi urabona ubutunzi buri mu isi bwose hari umuntu urusha ubutunzi Imana se ntawe none wasaba iki Imana ikakikwima musabwe muzahabwa right c'est tout ariko nibyo Mana wayigenge nashe urasetsa pe wewe warasenze uravuga ati Mana jewe akubura akabaza mubwire Marine burize ukuri Imana ari inshuti yanjye buriya tubwire rero inshuti mufitanye n'Imana nyine byo mubwira Imana ni inshuti yanjye nyine kuko nta kintu wayisanga kikwima njye muganira ese wasaba iki mama wakakikwima mama wawe icyo wamusaba sinzi niba ufite ababyeyi n'icyo wamusaba akakikwima agifite nta kintu yakwima none se bw'Imana yaguhaye abo babyeyi bakabasha kuguhereza ibyo bintu uri kuyisaba Imana yo ntabwo izagira neza ntizarushaho kukugirira neza kurenza ababyeyi bawe yaguhaye ibintu nk'ibyo ngibyo kabisa bishatse kuvuga ngo wowe warasenze ibintu bicamo neza nawe ugera hejuru nawe iyo bitanaciyemo urategereza ukihangana kuko Imana ikunda n'abantu bihangana kabisa ubaka kanya tuvugana n'indi muntu washimira muri sinema wagufashije cyangwa wakubaye hafi bose benshi cyane urabazi ntago mbazi ntago mbazi bagiye bose urabazi gute kare wo urabazi yenza abangiriye neza Mana abangiriye neza agenda bazi ariko se wowe barahari se nk'ubu nkano se nk'ubu so abantu batangiye kumenya kwa Nyaxo batangiye kumenya umva nawe arimo nshimira na Killaman ndamushimira na Zaba ndamushimira n'abandi bose barakoze ukuri kw'Imana barakoze kandi n'umuntu yajyana ikibazo n'ukuri kw'Imana pe n'ukuri kw'Imana pe use wayigenge kuko Mana yanjye Mana wayigenge n'ikibazo byagenze gute se Mana uzi ko n'amanyangene akuzi ko nta manyangene y'ikibazo ku isi Mana ntabwo ari ibyo kwirarira cyangwa kugira iki igihe nicekinga nkareba nkabona nta muntu ngende ufata umwanya wo kwicekinga ukicaye ukareba ariko nyine ku isi ntabwo wakora ibintu byose ngo bishimwe n'abantu kuko reka turi mu isi kandi mu isi hariho gucumura hari n'abashobora kukwanga bakakwangira uko umeze bitewe n'ukuntu yakubonye ariko agenze ko ntarebe iryanjye Mana umuntu wese twabana waba mubi waba mwiza
njye nari biryanjye man nari mari ahubwo wazi kubitoma man yeah ariko wayige rega ubu hari nk'umwana wicaye nk'ahantu mu cyaro hari azanya bitekeriza nyabyondo hehe nyabitekeri nyabyondo abantu bose za karembure hariya na za nyaruguru urumva avuga ati ngewe mfite impano yanjye yo gukina filime ndi umunyarwenya ukomeye ariko abo ngabo rero abo bantu ndagira ngo bagire inama ahantu babicisha wayigenge se kandi wayigenge ko Imana yamuhaye umugisha abo ngabo tuzakorana buriya nabo buriya akuze ukuntu ngewe ukuntu bimeze man ngende umunyagikundiro mana ibyiza byose biva ku Mana byose byageze kuri wayigenge urumva nabo baraburanye ikimana nababuranye uvuza abantu nabwo ngiye niki naba naraburanye Imana nta kintu ntacyo nabiburanye no kuri kw'Imana rero aba bantu ushaka uburyo ubagira inama bazabicishe kugira ngo izo mpano zabo zigaragare wenda bazibyaza n'umusaruro nabo zibatunge nk'uko nayo impano yawe yo gukina filime gutunze. Hari umuntu uje gudugana umwana hariya Nyaruguru wampamagara ambwira ati ngiye mfite impano ariko genda nkubwira ati ngewe nta hantu ndagera ko nimpura na wayigenge nzamukubariza. Wayigenge waruzi ko tuzahura subiza abo bantu bameze gutyo mwana ne utaretse kubeshya waruzi ko tuzahura waruzi ko tuzakora ikiganiro ikiganiro aho ko najya nkora ibiganiro ngewe ahubwo sinzi ukuntu namfatishije ngewe oye turabavandimwe rega nta kintu twagiye akuze ko hari ibiganiro byawe genge se aramba n'abantu baturi ara ibiganiro byawe genge bazi ahantu nkuzi ikiganiro ibintu by'ibiganiro njyamo mane ni kuri The Choice yonyine na The Choice nize gukora ikiganiro ariko ntago ngundi happy yego ama interview ndayatinya buriya nuko nawe niyo mpamvu wajemo wigengesereye bani buriya wankoreye ibintu buriya mwabantu nka dore mu ndebe yamfashe bugwate shanzana kuri kamera mwana ntago nabyibwiye reka da yaje nsanga hano arampatirana ko bafatiranye bane marinete rero reka kuri mama wa Pampe TV show tubaganirize ubu rampatiranye ubu nkize kuri kamera bumve bya bintu dukora nimba ari n'umusaruro bigira umusaruro byurawugira man of course umusaruro vamo ntago nabango nta musaruro cyane umuntu wambwiye ngo ni imbireke kakubwiye umutima nama wawe urumva nuzi icyo gukora amaranga mutima yawe niyo azi ukuri niyo mpamvu nanjye nkiri muhano niyo mpamvu turi kumwe iyo bitagera gutyo kugira ngo tuba twishanye hano kuri kamera kare panaragiye kera cyane ambo panaragiye kera none ubwo ngubwo biboro tubonamo ibisitaza byinshi urumva inshuro nyinshi abantu babazi ngo wenda tubonamo n'umugati ariko hari igihe tusanga dukoramo n'umugati tuzabasha gusagurira abandi bantu ntibibaho se kubera yuko nyine Imana ikunda abantu bihangana ihangana mu gihe kigutije ubuzima byose abigishoboka man abigishoboka rwose for real wayigenge yes sir mwakoze subscribe kuri mama wa Pampe TV show turi n'umuhungu wanyu ni wayigenge kuri mikoro wumva ni marinette ikiganiro cyo turacyagikomeje marinette turacyari ku kiganiro meza fresh sasa rero ndabizi ujya ukurikirana wenda ntago ukurikira filime ukinamo gusa hari n'izindi filime ukina wakinyemo ujya usubiza amaso inyuma ukareba ukavuga ati ahantu nakozemo amakosa ngomba gukosora gutya kugira ngo abantu babone ibindi bintu byiza kandi bifite karite. Ese wowe nka wayigenge haba ku isi hose nyine ureba amafilime ninde mukinnyi w'icyitegererezo ureba ukavuga ati genda mutse nkora ibintu nk'ibyo no muntu byaba ari sawa mana wabufashije kabisa ukanyeza kuri rino tafari. Umuntu wese ukora ibintu byiza wese wagira ikintu mwigiraho kandi yajya n'ikintu mukuraho. Yego. Bishatse kuvuga ko umuntu ukora ibintu byiza wese uramufana. Cyenda mufana. Hari umuntu babajije marinette hano hose. Asakorera byiza mana nk'abafana.
bafashe umufana wa Messi bamujyana muri Portugal urumva barangije baramubaza ngo ari Messi na Cristiano ufana nde navuga ko ari Messi kandi ari muri Portugal baramumerera nabi ese avuga ati njye bose ndabafana kuko bose bakora ibintu byiza bagatwara na Ballon d'Or urumva ku kantu nawe rero niko kantu ukoze ese ati umuntu ukora ibintu byiza buriya mu bantu bakora ibyiza hari umuntu bo barenze umwe uri hejuru yabo sibyo nkuko tuvuga ngo hano ku isi hejuru y'abantu hari Imana uwo muntu rero ukora ibintu bikavuga ati cyakora uyu muntu arenze uyu nguyu kabisa uwo muntu ntawe ugira aya muntu wese ukora ibintu byiza wese ari sawa mana kuri kw'Imana yo mwijoro ku bwanjye ariko ku bwanjye umuntu wese ukora ibintu byiza bari fresh kabisa ariko ntabwo nyuzwe n'igisubizo kubera iki utanyuzwe Marine none se wayigiye buretse gatoya kuki umugabo ashaka umugore umwe kandi aba yamahura n'abakobwa benshi cyane ariko agapikingamo umwe akavuga ati uyu nguyu niwe tugomba kubana biterwa n'iki kandi nawe uri muri urwo rugendo uyu mugabo yabaza baza ko biremereye mwana ariko ko nta interview njya nkora koko urimo uranshirije mama cameraman uri kumubona ari barambaza ibibazo mwana nta interview njya nkora uyu muntu barambaza biri muramcha ako nakabazo koroshye mani wende kukubaza kuri kw'Imana yo mwijoro rega nkubwize kubera iki musore agenda mu bakobwa benshi akabirukanka mu kageza Kigali Musanze Rubavu Huye Nyamagabe he hose ahura n'abakobwa ariko muri twa turere twose yagiyemo ahura n'abakobwa akavuga ati byanze bikunze umukobwa bita kanaka hariya mu Kagatare niwe tugomba kubana none ikibazo mbaje kimeze gute ikibazo nakubaje ni iki muri sinema ku isi ntago wenda reka ngire ku isi bose bakora ibyiza nge ndabemera ngiye ndabemera abakobwa bose bazabagira abagore aya nanone ibintu mbajije bitandukanye n'abakobwa wayige dunia ntago mwemera dunia gangster ndamwemera arabizi dunia arabizi wayigenge kabisa ugenda unkwepa nakugukwepa wari kwitwaza ngo ntabwo ugikora ama interview ukanga gusubiza ibibazo ntacyo kuko imara mwijoro asa interview bizanye bizo mubona mw'abantu ntacyo reka tuvuge ko ibintu bya interview utabimenyereye tujye mu buzima busanzwe wayige hari ubwo inzoga wapi ariko unywa fanta ese unywa fanta zose fanta yose ubonye urayinywa shanjye nakwinywera wakwinywera nta kibazo none se tugeze hano wanyweye iyi fanta imeze agapayinapo niko nanyweye kuki wanyweye agakonje se kandi agapayinapo agasitoro agafanta kose nyine apfa kuba atari ikintu cyansindisha kuko njye nta kintu na kimwe nanywa cyerekeranye n'ikintu cyatuma kinshanenjenga muri mayindi wagereka wenda ibibazo uri kubitinya nubwo bitakomeye oya bitinya iki mbaza wambonye ubu ngubu reka nkubwire tuvuge ufite ubushobozi nyine ku buryo urabona nka Gayeri ibi ntakora nyine biba birenze tu Gayeri uhe Coach Gayeri tuvuge ufite nk'ibiceri biri ku rwego rwa Coach Gayeri ariko muri sinema nyarwanda hari ikintu ushaka guhinduramo Coach Gayeri kabisa urumva wahindura iki we muri sinema nyarwanda Coach Gayeri ufite nk'ibiceri kaba tugenda umushoramari ariko ndashaka gushora muri sinema wahinduramo iki ahinduramo iki uyu mugabo ibibazo arimo arambaza none ngo byaba Coach Gayeri abo bantu no apana Coach Gayeri genda kubwiye n'urugero naguhaye urabona nyine Coach Gayeri ni umushoramari afite ibiceri byiwe we nakubaje ngo uramutse ufite nk'ibiceri nk'ibyo Coach Gayeri afite
urumva ni wowe ubifite ntago ari Coach Gael ubu tuvugana wowe ufite nk'ibiceri nk'ibyo biri ku rwego rwe urumva ariko ushaka gushora imari muri sinema nyarwanda ni iki wahindura mu byo ubona muri sinema nyine wahinduramo iki yabaga byashobokaga n'imitima yabo umuntu akayihindura y'abantu bari muri sinema bushingiye ku kirero imitima yabo bakayihindura nyine nabasaba kuba bakundana nyine bakaba umwe nyine tu muri make ntiwe nta rukundo ruri muri sinema nawe yarurimo ariko sibu nkubwire gute mana arege ube no kuri YouTube uri kumva ukabona hari abantu bari kubwirana nabi ukibaza impamvu ntabwo bari sawa tu ntabwo namentioninga ngo naba ngaba gutya ngo mvuga amazina ya ariko nawe arabizi ujye bibona nawe samutaye mukabona hari abantu baba babwirana nabi ngo wowe gutya ntabwo yaba ari sawa biriya bintu ntabwo wabikunda muri sinema ari wowe washoye rega mana abantu turi umwe mana kunda mugenzi wawe nkuko wikunda tu byiza wumva bishaka kugirirwaho ariko n'abagenzi bawe bibagirirwaho yabaga bishoboka rero nk'icyo kintu mbaje rero ngewe ku mafaranga umbwiye ngo ngewe ngo nawe mfite bishoboka imitima yabo nyine ikagira kuzuzanya nyine tu full package niyo wabanza guheraho imitima ye yahuje y'abantu ibyara imbaraga zikomeye cyane gakora ikintu gikomeye byatari birenze ubu nkawe uri kumbaza ibibazo twahuje urumva iyo twanapanga projet iyo projet ndahamya neza yuko uko byagenda ko satajemo ibintu by'umutima mubi ibintu by'ubusambo ibintu byo kugira ikiyoya uvuga ngo icyo projet yatera imbere wayigenge oui meze neza ariko akusere ryari mbana meze neza kuva Uwiteka Imana ya Isirayeli yandema mukuri ko Imana mora nishimye pe urishimye neza ye baba we mwana mora nishimye walaje wayigenge yamana mu minota mikeya gira inama watanga ku urubyiruko muri no minsi uri kwishora mu biyobyabwenge n'ibindi bintu bisa n'ibyo ngibyo inama watanga ku rubyiruko uri kwishora mu bintu by'ibiyobyabwenge ndetse n'ibindi bintu biyayura umutwe nk'ibyo ngibyo gira inama waduha nk'urubyiruko rega nanjye ndi urubyiruko nundebe gute urumva ntago wakora ibintu nk'ibyo ngibyo mbwire ngo byaba ari fresh tu gusa sha inama nabagira kabisa bumvira ababyeyi bakore imirimo y'ano mu isi ishimwa n'Uwiteka Imana ya Isiraheli right nabo byanze guhinduka kuko Bibiliya handitswe ngo ibidashobokera abana b'abantu kuwiteka birashoboka right amen rasenze buriki nabo ngabo byananiye abo ngabo byo guhinduka begera Imana kuko icyo bita ko ari ikibazo uri kumva ko Uwiteka na akantu kari simple cyane sibyo ukuvuga ngo rero sasa rero nibegera Imana izabahindura amateka kandi nta wasenze Imana ngo yikorere amaboko rubyiruko inama twazumvise ndi kubwira urubyiruko rugenzi rwanjye nyeka ko babyumvise neza babyumvishe yes wayigenge wakoze kwitabira ubutumire bwacu naye ndabashimiye kabisa kuba mwanyakiriye kabisa tugiranye ikiganiro cyiza ni byo kugushimira cyane mba nizere ko ninongera kugutumira uzaboneka ni ukuri nta kibazo cyanjye pe yego reka mbashimire rero mwebwe mwabanye natwe muri iki kiganiro nkibutsa ko kuri mikoro yari Marinette turi kumwe na wayigenge ibiganiro nakagaruka kuri mama wa Pampe TV show murakoze cyane